Ubutoza bwo ndakeka ikigo nkoramo kimpa uburenganzira usanzwe mbere yuko ujya mu ishuri rya Nkurunziza wari usanzwe n'ubundi ukina umupira? Yego. Ndi kumva waragize achievement, congratulations imbere ya byose. Murakoze cyane. Nahereye primaire ngera mu kane batangira kudutoza ibintu bya siporo. Yes, bakunze ba Irika TV Rwanda, reka mbashimire kandi mbahe ikaze. Nshimira buri muntu wese wamaze ukanda subscribe kuri Irika TV Rwanda, na buri muntu wese udahwema kuduha igitekerezo ndetse no kutwereka ko ibyo dukora ari byiza kandi bimushimishije. Muri aka kanya rero ntago murabona ko tutari twenyine, reka mfata akanya mpikaze, murabona ko dufite abatumirwa, reka mbahe ikaze batwibwe. Murakoze cyane. Nitwa Nkurunziza Jean Marie Vianney, nkaba ndo mutoza wa Bigogwe Football Academy, nanone nkaba nkora mu kigo cya Bigogwe TSS. Njye amazina nitwa Nijana Adeline, nkaba ndi umukinnyi w'umupira muri Bigogwe Academy Football, nkaba niga muri Bigogwe TSS. Murakoze. Reka mbashimire ko mwaje kwifatanya natwe muri iki kiganiro cyiza. Murakoze cyane. Utubwiye ko witwa Nkurunziza kandi ukaba uri n'umutoza wa Academy ya football hano mu Bigogwe. Ese iyi Academy wayitangiye ryari cyangwa igitekerezo cyaje giti? Urakoze cyane kumbaza aho igitekerezo cyaturutse. Bigogwe Football Academy ni centre ikora hano mu murenge wa Bigogwe ku muhanda wa Musanze Rubavu, ku kibuga ubona gihari kinini. Ni igitekerezo cyaje muri 2018. Ubusanzwe nakundaga umupira, nkunda umupira nubwo nkunda siporo zazo zose, ariko nkunda umupira cyane cyane. Igitekerezo cyanjemo mbisaba nkaho nsabira abaturage bo mu murenge wa Bigogwe bose, kuko nabonaga nta academy zihari, ndetse no muri Nyabihu usibye ko zaje kuvuka nyuma. Nafashe urugendo nerekeza Rubavu, ko nari nzi yuko hari abayobozi ba Ferwafa baje mu nama. Nanjye ngerayo ngenda nk'umuntu wari ugiye gusaba yuko natwe badushiraho academy. Baje kunyumva neza cyane, nubwo mu nama bari bateganya batari bazi ko ndi buhagere, ariko kubera kubikunda bumvishije igitekerezo mfite, baravuga ati ntago twagufungana amahirwe yawe, reka tuze tugufashe, niba nta n'umuntu uhari wo kuzamura izo mpano, ariko nawe twabigufashamo kandi tukabikwigisha. Ni icyambere nuko waba byibura warakoze ku mupira, ikindi tukaba warakinye ku mupira, niyo waba utarabaye umuprofessionnel, ariko twabikwigisha bigashoboka, twaguha amahugurwa. Niho naje gutangira rero, tangira urugendo rwo kuzamura impano z'abana bakiri bato binyuze mu ijabo rya Rwanda. Okay, binyuze mu ijabo rya Rwanda. Hanyuma ndacyakubaza, mu by'ukuri watangiye 2018 bigendeye ku kuba waritabiriye inama. Hanyuma se ukimara kubitangira, birumvikana ko burya ngo imihini mishya itera amabavu. Ni izihe challenge wabanje guhura nazo cyangwa se imbogamizi? Imbogamizi zo ni nyinshi. Icyambere ikintu cyamaje kungorana ibikoresho. D'abord ni ibikoresho. Ikindi cyatangiye kunshi intege na abaturage bisanzwe. Umuntu akakubaza se ibi winjiyemo ese bifite akahe gaciro, ese bizakugeza kuki? Ariko mu by'ukuri uko nagiye ngwaniyo ntambara naje kwitsinda muri aka kanya. Ntago ndi wa wundi wacibwaga intege bambwira yuko bitazashoboka. Ubu nabonye ko byakunda, ubu nkaba ngiye kubitangira kome nka business, ariko ikindi nzamura n'impano z'abana bakiri batoya mbafasha umuntu bikunda. Yego. Okay, birumvikana ko guhera 2018 kugeza uyu munsi none ni imyaka 8 ishize.
uyu munsi turi 2026. Ese ku myaka buriya umwana wafashe ufite imyaka 8 cyangwa dufata 8 kuri uyu munsi none afite imyaka 10 n'ingahe niba ntibeshya, afite 16. Hari umwana w'imyaka 16 cyangwa se urengaho wazamuye ukugeza uyu munsi none ufite urwego agezeho ku buryo ushobora no kwishima uvuga ati ngewe rwose haraho nagejeje impano. Murakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. Nahereye mu bana bakiri batoya, ego hari abazamutse, nubwo bamwe bakina imikino ya gisirikari, harimo abakina imikino ya gisirikari batabonye amahirwe yo gukomeza amashuri ariko bagiye mu mwuga wo gukorera igihugu. Sorry, ego barakoze kunyunganira. Bakaba bakina mu kipe ya RG, ego ariko ubu hari n'abandi b'abakobwa, abakobwa bafitemo abakobwa 3, harimo umukobwa bita Emerance akina mu Ndahangarwa, yaje kunyura mu kipe ya Rambura Women Football, niyo mu karere ka Nyabihu, niho namaje kumutanga kuko ariho nari mbona ekipe y'abategarugori hafi. Nongera kuzamura undi mwana mutoya natangiranye akiri mutoya cyane, bamwita Nirere Desanje, muri aka kanya akina muri polisi, ariko nanone yagiye muri polisi ari ikigo cya Payeri kimunsabye. Muri aka kanya nawe n'umukinyi kandi ajya hamagarwa mu Mavubi mu watangije 20. Undi no bita Ingabire akina Irusizi, nawe ubona ari mu cyiciro cya mbere. Rero biranshimbishe cyane, nta nubwo nigeze ntekereza ngo numve ko nkeneye inyungu z'amafaranga z'ako kanya, ahubwo narebye imbere heza h'abana kugira ngo biteze imbere ndetse bizagira icyo bibamarira, kuko byari fondasiyo yo kugira ngo abana bagire aho bigeze kandi banige neza. Byarabafashije uretse bose ko atari ko bakomeje ishuri, ariko Nirere Desanje yakomeje amashuri muri Apaya. Ndi kumva waragize achievement, congratulations imbere ya byose. Hanyuma se buriya hari ukuntu ababyeyi iyo abana bakina umupira rimwe na rimwe usanga ababyeyi bafite impungenge, ubundi batabyumva bavuga ngo ibyo urimo ni ibiki. Ku bijyanye n'ababyeyi, ubundi iyo batekereje ku mpano cyangwa se kubyikora, ubundi wumva babyakira bate cyangwa ugerageza gukorana n'ababyeyi mu buhe buryo? Icyambere watanga imbaza imbogamizi, ndasubira inyuma ho gakeya. Mu mbogamizi nahuye nazo harimo yuko ababyeyi batabyumvaga. Yego. Hariho umubyeyi wavugaga ati se umwana wanjye agiye gukina umupira ejo navunika akaguru. Ndakeka mu bakobwa ho ubujiji bwari bukiri mu babyeyi, bumva yuko umwana wakinye umupira ari umukobwa yaba agiye kubikirara. Ndabihera ku rugero rw'umwana bita Nirere Desanje ukina muri polisi. Yagiyemo yaje gukina ari umwana mutoya ariko ababyeyi batabyumva, ariko ndakeka aho bigeze aha umubyeyi akimara kumva ngo ikigo cya APR cyamwifuje ngo aje kuyiga kimwishyurire, na nubu akaba afite ageze muri level 4, ndavuga mu mwaka wa nabwo level 3 ageze mu mwaka wa 4 muri tekinike yiga kuri APR. Ariko urukumva aho bigeze nta n'ishuri aheruka kumumenya ari kiri muri primaire, ariko aho yatangire mu wa mbere nibo batangiye kumwitaho, yaba ibikoresho yaba menevara, ubu nibo bamwishyurira. Urukumva rero ababyeyi batangiye kubyumva, na n'isaha batangiye kuzana abana. Ubu twatangire nyine abana batoya, ababyeyi babo bumva babyumva. Murakoze. Yes, birumvikana ko ni ikintu gikomeye buriya, ni navuga ngo ufite impano kandi uzamura izindi mpano. Buriya ni ikintu cyiza cyane kandi gikomeye. Hanyuma kugeza ubu ngubu ufite ishuri rimaze igihe kirekire nk'uko twatangiye tubivuga. Navuga ngo ku bijyanye n'imibare y'abana ufite, ubu ngubu ufite abana bangahe ubona ko bahagaze neza cyangwa muri rusange? Kubera natangiye nkubwira
urugendo nakoze ni rurerure kandi rurimo inzitane. Yego. Ubu nahisemo gukora nkaho nkoze innovation kuko abo natangiranye nabo kwari kwishakisha, ariko aho bigeze hano abana ku bijyanye na gahunda ya leta yo gushyira abana kugira ngo umwana azamure impano amanze yaniga, ubu nahisemo gufata abana babandi batashoboye kwiga batagira ute nagiye mbakuramo kuko abana na ishuri hari umwana yagiye uhenda akabwira n'umubyeyi we ukabona atari kubyumva neza. Ako kanya nahise mpindura, ubu mfite abana bakiri batoya kuko gahunda ya leta y'uyu munsi bari gufata abana bakiri batoya bakaba aribo bamenyereza, tukazamura impano zikiri ntoya kuko ntawe ugorora ikijumba, urabizi iyo umwana akiri mutoya niho azamuka neza. Ubu nahereye ku bana bafite imyaka 5 ni 6-7 kuzamura kugeza kuri 15. Ubu mfite abana bagera muri 15 bakiri batoya, harimo noneho n'abakobwa. Ntago naje gutangira abakobwa arabitinya ariko ubu natangiye gufata abana bakiri batoya b'abakobwa n'abahungu kugira ngo bazazamure urwego rwabo neza. Murakoze. Barakoze cyane. Ndikumva ari ikintu kandi cyiza kandi gikomeye, kimeze neza rwose, buri umuntu yanabigushimira. Birumvikana ku babyeyi baragushyigikira kandi bakwereka ko ibyo ukora bibashimisha. Ese hari nk'umusaruro ku ruhande rumwe ubona bigenda bitanga bijyanye n'impano uzamura, ukavuga uti birashoboka ko hari abana nzazamura bagakinira ikipe y'igihugu? Urabona ko ikipe y'igihugu ubu ngubu isa naho mu by'ukuri ihora hamwe, ntizamuka ngo igere kuri level nyine nka za Senegal tuzi, za Maroc tuzi, ihora nyine iri kuri level imwe. Nk'ubu duheruka kujya mu gikombe cya Afurika mu 2004 niba atari na 5 niba ntibeshye. Wowe ubona hari umusaruro utekereza ukavuga uti byibuze mu bana nzafasha harimo abazageraho batanga umusaruro ku gihugu? Birashoboka? Birashoboka cyane kuko nanabigezeho. Ndi kukubwira nubwo nsubiye inyuma gakeya, wambajije mu bana nabarazamuye, ariko mfite umwana bita Ishimwe Samuel nako Prito Ishimwe Daniel, yari umwe mu bana bagiye muri Eritrea igihe u Rwanda rwajyaga gukina muri Eritrea mu batarengeje 15. yari select. Mfite nakubwiye ni Rere Desange yahamaguye mu Mavubi akiri mutoya. Nibyo byanteye ishaka kugira ngo mpere none muri babandi batoya bazamura urwego wabo, ndetse ejo hazaza Amavubi yacu azabakomeye kuko impano zihera umwana akiri mutoya. Ntago tuzatoza abandi bakuru gusa, ahubwo tuzahera kuri babandi bakiri batoya kugira ngo bagire skills ku mupira w'amaguru. Ego. Okay, twakubajije byinshi rero, nkuru nziza kandi courage. Ntiturasoza ariko turakomeza tukubaze. Reka twegere kuri Mutoni. Mutoni, umeze neza? Neza neza. Kanongere ngo ikaze kuri Rika TV Rwanda. Bakoze. Uri umwe mu bakinnyi beza nabonye bakiri batoya mu ishuri rya Nkuru Nziza, nubwo tutigeze tukuvugaho mubaza ibibazo nubwo ntaratinda, ariko uri umwe mu bakinnyi beza nabonye kandi bafite impano zitangaje. Wari usanzwe mbere yo kujya mu ishuri rya Nkuru Nziza, wari usanzwe n'ubundi ukina umupira? Yego. Okay. Wadutangira muri make uko byatangiye kugira ngo wisange ukina umupira nk'umwana w'umukobwa w'umwangavu w'umwari? Yego, murakoze. Nahereye primaire ngera mu 4 batangira kudutoza ibintu bya siporo. Ndangije nza kuja mu mupira, ariko nyine najaga kwitoza gusa ngatinya kujya gukina n'abandi. Ngeze muri senior abandi ntangira kuja guhatana. Mpatanye bamfata mu academy ka mbere, Rambura women football. Rambura. Yego. Ndangije turakomeza turakina, abantu igikombe cy'umukinnyi witwaye neza. Ndangije mbona ari byiza. Uretse gato, baguhaye igikombe cy'umukinnyi witwaye neza, ni mu mukino cyangwa ni mu mwaka w'imikino? Ni mu mukino. Mu mukino umwe? Ni mu mukino. Mu marushanwa? Okay. Baze nuko mpitambona ari byiza. Ntagira gushishikara, nyine numva ndabikunze cyane. Hanyuma se ugitangira kubikina, ababyeyi ufite ababyeyi bombi?
Sorry. Ufite mama ufite papa? Mfite mama. Pole sana. Reka dutaruke kuri iyo ngingo. Mama yabyakiriye ate sasa? Mama yatangiye abyanga, ambwiraga ngo njya gukina sintahe mu rugo. Sogokuru aramubuza, antera inkunga, angurira ibikoresho, abonye biri kwanga arambwira nze kuba iwe kugira ngo nkomeze nzamure impano yanjye, bitewe n'ukuntu bamubwiraga ngo mfite impano, bakabivuga mu rugo ariko mama ntabyumve. Utabonye biri kwanga anjyana iwe. Kwanga uvuga nuko mama yabyangaga cyangwa ni ibizindi? Mama yarabyangaga, sogokuru arambyangiye kuba iwe nzamure impano yanjye. Okay. Hanyuma birumvikana ko witwaye neza kuva muri primaire kugeza n'ubu ngubu, kugeza ubwo ujya mu ishuri rya Bigogwe TSS ndetse n'ishuri ry'umupira rya Bigogwe FTC ari ryo Nkurunziza atoza, kugira ngo wisange muri ibyo byiciro byombi cyangwa se muri ayo makipe yombi cyangwa muri ibyo bigo byombi, ikigo cya football cyangwa academy ya football n'ikigo cy'amashuri, wabyakiriye gute? Byaje gute? Wumvise byaragushishikaje kugira ngo ubizemo cyangwa ni wowe wabishatse cyangwa nibo bagusabye? Ni njye wabishatse. Nibibona numvise nishimye kubera ko nari ngiye gukomeza gukora siporo nkazamura impano yanjye. Yego. Ufite imyaka ingahe? 17. 17. Okay. Navuga ngo ufite umugisha kuko uracyari mutoya. Mu myaka nk'ibiri iri imbere ndahamya ntashidikanya ko iki kiganiro tuzongera tukigaruke kuko uzabugeze ku rwego rwo hejuru. Nanjye uri umwe mu bana nabonye bafite impano kandi zikomeye cyane. Hanyuma uri kumwe na coach? Yego. Imyitozo aguha ubu nimeze ite? Imeze neza cyane. Itandukaniye niyo baguhaga aho wavuye? Aho navuyeho ni nkaho twanitozaga kubera ko ntabwo nari nakabishyira mu mutima mu mutwe cyane, napfaga gukina ariko aho nasigaye arantoza ahereye hasi akageza hejuru, buri kamwe kose arakanta akageza hejuru. Okay. Hanyuma uri umwana mutoya, waguha nk'amahirwe yo kuganira wenda n'umuyobozi ushinzwe siporo, minisitiri wa siporo, uramuzi? Oya. Okay. Waguha nk'amahirwe yo kuganira nawe, ni iki wamusaba cyangwa ni iki wamubwira? Ikintu cya mbere namusaba kunzamura, nanjye akangeza mu kipe ikomeye. Minisitiri wa siporo ntabwo azamura abakinnyi? Okay. Nta kibazo, ariko courage. Njye nabonye uri umukinnyi mwiza mu gihe gito nakubonye, ariko congratulations kabisa. Ufite impano kandi ntuzayiryamishe. Hanyuma hari umusaruro watangiye kwakira mu byo ukora ukina umupira? Yego. Ngera senior 1 nahageze igihembwe cya mbere nariyishuriye, ariko naje gutinyuka njya mu ikipe, bakimbona batangira kunyishurira, bakajya barampa n'amafaranga make yo kugura imyenda ya siporo. Mu wa mbere secondaire? Wigaga he? Nigaga kuri Serafayeli. Okay. Ubwo byarangiye indi myaka bakwishyuriye? Na hano ngeze baracyanyishurira. Wow. Kubera umupira gusa? Wow, urumva ko rwose impano ufite izakugeza kuri byinshi. Uracyari umwana mutoya kandi courage, ntugacike intege. Ndacyafite byinshi byo kubabaza. Bakozi ba Reka TV Rwanda, hano dufite impano kandi ikomeye. Navuga ngo ni umugisha ukomeye kugira umwana w'umukobwa utera umupira nk'uko awutera. Ndakurarikiye ngo nawe nibishoboka uzamwegere, nugira amahirwe yo gusanga hakina uzitonde umwitegereze. Ni umwana ufite impano idasanzwe kandi ukomeye cyane mu bijyanye no gukontorora umupira. Yes, tugarutse kuri Nkurunziza, nk'umutoza umeze neza cyane. Hano dufite impano yicaye imbere yawe kandi bigaragara ko yanyuzwe n'uburyo yikoresha imyitozo. Uyu mwana w'umukobwa, ese ni iki ubona afite kirusha abandi bantu watoje cyangwa ni iki ubona akwiye kwiga gikomeye? Murakoze cyane. Ntago nari nakabwiye abakurikiye Irika TV impamvu
ari umukinnyi wisanze muri Bigogwe Football Academy. Yego. Mu by'ukuri ni umwana ukiri mutoya, yabibwiye. Ubusanzwe yigaga Se Raphael. Yego. Yiga mu mwaka wa 3, ariko mbere yaho namusanze mu mikino ya Fair Play Tournament. Ndamukunda, ndanamwishimira, mbona ari umwana ufite impano nziza. Biza guhurirana yuko mu kigo nkoramo cya Bigogwe TSS. Yego. Bansabaga utararenga mu kigo cya Bigogwe TSS ukoramo nk'iki naho nk'umutoza n'ubusanzwe? Nk'ubusanzwe nabwo nkoramo nk'umutoza w'umupira w'amaguru. Yego. Bije biza kugeraho aho umuyobozi ansaba kuba nashaka impano mu bakiri bato n'izo mpano tukazizamura. Abinsabaho nk'icyifuzo. Biza guhurirana n'umwana nari ntekereza ko arangije umwaka wa 3, ariko mu by'ukuri so bari bamurangiye ave Bigogwe, yari yasabye, ariko biza guhurirana nuko ishuri bari bamuhaye riri kure, n'ubundi nta cyizere yuko wenda yazahasanga umupira w'amaguru. Biza kuba byiza, ndamwegereza, musaba ababyeyi be muzana muri Bigogwe TSS. Ubuyobozi bwisharija kumuzamurira impano, ndetse n'isaha yabikubwiye mu kiganiro mu byo yahereyeho. Ubu ni umwe mu bana batangiye kwishyurirwa kubera impano ye. Yes. Umusaruro yatangiye kubona, wenda araza kongera kubibabwira, kubona Minerval atakishyura Minerval nubwo batangiye mu gihembwe cya 3, ariko n'indi myaka yose bamwemereye kumwishyurira kugeza igihe yasoreje. Ni iby'agaciro rero, hari abana batabigezeho, ariko we ari mu munyenga kuko impano ye noneho iri kubyara umusaruro, ndetse ikaba izanakomeza. Icyifuzo cyanjye ni uko nazamubona muri ekipe nkuru za hano mu Rwanda. Utubwiye ko yari umwana wigaga Se Raphael, then bamuha ikindi kigo, biza kuba ngombwa ko atekereza ko atakibonaho ibyo yifuzaga nk'ibyo gukina umupira. Biba ngombwa ko negosiye ababyeyi be, biraza gukunda umuzana ku kigo ukoramo. Kuri icyo ngicyo nagushimira rwose. Hanyuma Nkurunziza, ku bijyanye n'uko ubona yes, nari nkikubaza, ese niki akarere cyangwa umurenge wa Bigogwe cyangwa akarere ka Nyabihu bigufasha cyangwa se bagufasha mu bijyanye n'ibyo ukora? Mu bijyanye n'ibyo nkora nta bushobozi burenze bwari bwahaba. Nge mbikora nk'umuntu ubikunda. Umuterankunga wa mbere mfite ni ababyeyi bazanye abana babo muri akademi y'iwanjye. Nta wundi muterankunga. Undi muterankunga wa kabiri navuga ntabwo ari uw'umurenge. Sorry gakeya, umuterankunga wundi ni ikigo nkoramo kuko kibikunda, kinabishigikira. Yego. Niwo muterankunga wanjye kuri aka kanya, kuko urukumva batangiye gufasha abana. Nagiye ndatekereza kubazamura impano, barambwira ati ahura ngo izo mpano zitakare, komeza uzizamune, natwe tugufashe kubigisha, kuko n'ubundi football ijyana n'amasomo, ijyana no kwiga, kuko ntabwo azakina gusa, ahubwo bizamusaba no kuba yakwiga. Narangiza rero ayize umwuga we, yiga umwuga w'ubuhinzi, nawe urangiza bizamufasha, ndetse anakomeze na kariyeri y'umupira w'amaguru, kuko mbona afite akazoza k'ejo hazaza. Okay. Ubwo akarere niki se wasaba ku bijyanye n'akarere, ku bijyanye n'umurenge, yewe no muri Ferwafa birashoboka ko nabo ushobora kubasa, cyangwa se Minisiteri ya Siporo, niki kintu ushobora gusaba cyangwa niki kintu watekereza kidakorwa cyakabaye gikorwa kugira ngo nawe ubashe kuzamura impano nyinshi kandi zishoboka? Icyo nge nakabaye nasaba ubuyobozi, ubuyobozi bw'ibanze, ndahera mu murenge. Burya ntago twajya kureba hejuru ku karere tutarebye ku murenge. Umurenge wacu icyambere turawusaba kuko wadushigikira. Ibikorwa dukora ni ibyo gutuma abana batazerera, abana batajya mu biyobyabwenge, abana batajya mu
mu burara bundi, mu bujura, ndetse no badata ishuri, kuko iyo bari hariya bari kwiga umupira w'amaguru bari kuzamura impano zabo, ariko nanone hari ibyo turi kwirinda. Icyambere ubujura, yego, kunywa ibiyobyabwenge n'inda zitateganyijwe, kuko umwana w'umukobwa wagiye gukina umupira ntago azatekereza kujya gusambana cyangwa se gukora ibindi bidakorwa. Yego, ibyo rero dusabye umurenge ndetse ubuyobozi umuyobozi uwo ari we wese akadufasha, byibura niyo badutera inkunga y'ibikoresho byaba byiza cyane. Nicyo nsaba Minisiteri ya Siporo, nibyo koko iri kuzamura impano z'abakiri batoya, ndanabishimira kuko hari umusaruro biri kuduha. Bahereye mu bigo by'amashuri, bashyiremo imbaraga, koko bashyira imbaraga mu bigo by'amashuri, tuzamura impano zacyo. Impamvu mbivuze bihereye mu mashuri, n'ubundi football ihera mu bana biga, ntabwo ihera muri ba bana bataye ishuri. Rero nibabafasha bakamenya ubumenyi, bakazamura n'impano zabo, nk'uko hariho amarushanwa ubu bayavuguruye, ntabwo akiriya amarushanwa yarangizaga ako kanya. Ndakeka ikipe buno izagera kuri finale, izahagararira igihugu, izaba yakinye imikino 30. Rero iyahagararira igihugu icyo gihe yakinaga imikino mikeya cyane. Rero nidukina guca nk'uko twabiteguye, turi kubitegura amarushanwa mu bigo by'amashuri cyangwa se za akademi ntoya. Mbere twakinaga amarushanwa ya za akademi, ariko ubu ho barahinduye, basigaye bareba za kipe zifite icyiciro cya mbere, kuko tudafite ubwo bushobozi nta handi duhurira n'izo kompetisiyo, kuko bareba hejuru cyane muri ya makipe afite icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, icyiciro cya gatatu, kuko nta bushobozi dufite twebwe bwo gushyiraho icyo cyiciro. Tubazamura aho gutyo tukabizamura akademi bisanzwe, ntitubone utureba, ariko bibaye ngombwa natwe baza badushyira muri ayo makompetisiyo, natwe tukagaragara, kuko byadufasha bikazamura n'impano z'abana bacu. Ariko nanone tubinyuza muri interscolaire, mu bigo by'amashuri. Abana bacu nibo bari muri za selection, ubu batsinze selection za mbere. Ubu twiteguye yuko muri camp itaha izaba mu biruhuko tuzaba dufitemo abana baturuka muri Bigogwe Football Academy. Yego, okay, ugize uti rwose ibintu usabye Ferwafa cyangwa se n'umurenge, ntekereza ko ari ibintu bakwiye kwitaho, bagashyiramo imbaraga kugira ngo tuzagire Amavubi y'ahazaza akomeye kandi meza. Mutoni umukinnyi mwiza cyane. Hanyuma ku bijyanye no gukina umupira w'amaguru ndetse kimwe n'amasomo, ubihuza ute kugira ngo byose hatagira ikibangamira ikindi? Igihe cy'amasomo ndiga, igihe cya siporo ngakora siporo. Ntabwo bimbangamira. Ntabwo bikubangamira, ubihuza neza. Hanyuma se ni iyihe kipe mu Rwanda ufana? Amavubi. Oya, Amavubi ni ikipe y'igihugu, ndavuga amaklebe. Iz'abakobwa, iz'abahungu. Zose muri rusange. Iyo bavuze ngo ikipe ufana, ubu birashobora ko ari iy'abahungu n'iy'abakobwa. Njye mfana APR y'abagabo. Mu bakobwa? Reyo. None se ufana gute Reyo? Y'abakobwa kandi ugafana APR y'abagabo, ko ayo makipe ari ibikeba, nubwo wenda bamwe ari abagabo abandi bakaba abahungu, ariko iyo bije mu bukeba ntago abafana ba Reyo n'ubundi banga APR ko yabimeze kose. Iyo bije mu bukeba abafana ba APR banga Reyo ko byabije kose. Wowe ubihuza ute? Njye niko nabitekereje. Niko wabitekereje. Hanyuma se hanze y'u Rwanda hari amakipe waba uzi? Hanze y'u Rwanda nta makipe waba uzi? Ndayazi make. Iyihe? Arsenal. Cyangwa uyizi kubera ko yatwaye igikombe ejo bundi? Narayifanye, niyo mpamvu nahise nayimenya. Wahise uyifana? Okay. Ngaho gira ikintu turi gusoza, gira ikintu ubwira abakunzi b'ibyo ukora cyangwa n'abakunzi ba football muri rusange. Ugira n'ikintu ubwira mama, umuntu wenda ubangamirwa n'ibyo ukora, ariko ntekereza ko bitakimubangamira nk'uko niba wigeze kubivugaho, kubera ko bimaze gutangira kuguha umusaruro.
Buno nka bikimubangamira nasigaye binshyigikiyemo. Wow, ni sawa cyane. Ngagira ikintu ubwira abakunzi bawe, abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ndetse na mama. Icyo nabwira abakunzi b'umupira nuko bakomeza bagashishikarira gukina football. Oya, n'abakunzi ntabwo ari abakinnyi. Abakunzi? Yego. Abakunzi banjye icyo nababwira nuko nabo bava mu gufana nabo bakajya muri siporo bakiteza imbere mu bijyanye na siporo kuko ni byiza. None bazagufana bate nibakina? Ntabwo babura kumfana. Okay. Mama wamubwira iki? Mama namubwira ngo yarakoze aho bigeze ubuno aranshyigikiye. Yego. Ubuno anamfashaga, ubuno ntabwo yakora ko njya muri siporo. Icyo namubwira cyo nuko namubwira ngo ubuno siporo narayikunze kandi nawe yarayikunze kandi nzi ko izangeza kure nawe bikamugirira akamaro. Yego. Okay, urakoze cyane kabisa. Nk'umutoza umaze kubaka izina hano muri aka karere ka Nyabihu, birumvikana ko umaze kumenyekana n'abantu, kumenywa n'abantu benshi. Ese hari amahugurwa menshi ushobora kwitabira bijyanye n'ibyo ukora ukabihuza n'akazi kawe ukora ka buri munsi bigakunda? Ntago ndi gushaka kumva icyo ushatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ukora bituma uratoza, uri umutoza. Byanga byakunda hari amahugurwa ushobora kujyamo nk'umutoza cyangwa se akazi ukora k'ubutoza. Ubihuza ute n'akandi kazi usanzwe ukora? Ubutoza bwo ndakeka ikigo nkoramo kimpa uburenganzira kirananshigikira. Nk'ubu nakubwira gakeya nkigera muri Bigogwe TSS naje ntafite lisansi D, ariko kubera ubuyobozi bwiza bw'ishuri bwaramfashije. Imana ibaho umugisha kabisa. Bwamfashije iki? Bwamfashije kubona najya mu mahugurwa. Nasabye kuba najya mu mahugurwa, buriyemeza bumpa umwanya ndagenda marayo iminsi nkora amahugurwa, ndiga ndataha. Ku by'amahirwe nshura na lisansi D. Rero niyo mpamvu mbashimira cyane kuko byamfashije kuba narabonye lisansi D. Si byo gusa, nk'ubu iyo umuntu ari mu kazi, iyo ndi mu kazi nkora akazi kanjye ko nshinzwe ndetse n'akazi kanjye ka buri munsi k'umuryango wanjye, ariko muri weekend nkafata umwanya wo guha babana bakitoza, yaba kuwa gatandatu, ku cyumweru mu gitondo, nabo nkabafasha kugira ngo bazamure impano zabo. Ikindi, iyo habaye nka konje nk'uyu munsi twakoze kuko twabonye konje, iyo habonetse konje n'ubundi mba naraja ku kazi ka buri munsi ko mu kigo cy'amashuri, nubwo mfasha abanyeshuri biga muri icyo kigo, ariko nanone fata n'abana bo ku ruhande ntoza nabo bakabona umwanya wo kwitoza kuko ariho umwanya tubona. Yego. Uretse mu gihe cy'akazi iyo tugeze mu kiruhuko bakora mu cyumweru mo gatatu. Urakoze cyane. Hanyuma birashoboka ko ibikorwa byawe wenda twe tubizi hano, ariko se kugira ngo bisakare igihugu cyose, bimenywe n'igihugu cyose, bundi bigushobokera bite? Niba hari uburyo bushoboka ku buryo ibikorwa byawe byiza by'indashyikirwa nk'ibi ngibi bishobora kumenyekana mu gihugu cyose binyuze, ubwo wenda nta kujyanye kure, binyuze mu kuba hari imbuga nkoranyambaga waba ufite ukoresha ku buryo abantu bashobora no kujya kugushakiraho ishuri rya Bigogwe FTC bakarishaka bakaribona? Murakoze cyane. Ubu twafunguye channel ni Bigogwe Football Academy, ni kuri YouTube, ugezeho wayibona. Ubu turateganya kuzafungura izindi mbuga kugira ngo abashaka gukurikirana imyitozo ndetse no kumenya gahunda za Bigogwe FTC cyangwa se Bigogwe Football Academy bajya babona aho babishakira. Murakoze cyane.
Okay, urakoze cyane. Tugarutse mu buzima busanzwe se ni iyihe kipe ufana mu Rwanda? Sinzi mu masomo nize ntabwo ngende umufana. Ntabwo uri umufana? Ntabwo ndi umufana kuko ariko ushobora kudafana ukagira iyo ukunda. Gusa amarangamutima gusa amarangamutima sinzi mu Rwanda ndakeka ubu nsigaye mfana ariko ntago nari nabyinjira cyane ikipe mfana nubwo sinzi ikipe nsigaye mfana cyane ni Rayon Sport nkongera nkaba mfana ari Hilal nubwo iriyo hanze ari nyamahanga ariko ninjira mu byo nsigaye nkunda cyane yo makipe asigaye nshimisha nubwo yego hari za APR hari iki ariko ntago nzanga ariko nanone izo mfana nizo bitewe n'impamvu runaka. Hanyuma se hanze y'igihugu urafaniye ku mugani Burayi? Ku mugabane w'Uburayi se buriya Barca Barca byibura nabwo ni gakeya Barca kuko nayo ntangiye kuyifana vuba kuko nta n'abakinyi benshi nzimo ariko nkurikije ibigwi ngenda nyibonaho nagiye nkunda Barca nyumva. Okay, tuvuye muri football mu buzima busanzwe n'iki kintu ukunda kurya bikakuryohera? Urangoye cyane. Mu buzima busanzwe nkunda ubugari. Ukunda ubugari? Uri umukongomani? Ntabwo ugiye kure cyane ngiye bundi busanzwe ababyeyi banjye bakomoka muri Congo. Okay, ego. Hanyuma dusoza ni iki kintu ushobora kuba wabwira abantu bamaze gukurikira ibikorwa byawe bari kureba Irika TV Rwanda aka kanya, ni iki kintu ushobora kubabwira muri aka kanya? Mbwira abantu bakurikiye Irika TV nuko bava muri bwa bujiji bagafasha abana babo ku buryo kubera yuko ubu ngubu umupira w'amaguru wabaye business kuruta uko wabaye siporo gusa. Yego. Ikindi nabasaba waba dukurikiye ndavuga mu bari kwiga mu mwaka wa 3 muri uyu mwaka nkunga n'ikigo cya EAV Bigogwe TSS turashishikariza abana bagiye gukora troko. Uzaba afite amanota meza afite impano y'umukino wari wose. Ubu twashize hanze amatangazo ariko nanone ndabibutsa yuko uzaba afite iyo mpano kugira ngo tuyimuzamurire uyifite kuri tunayizamurira namugirira akamaro tuzamuha umwanya wo kumurihira ishuri. Yes, uzaba bifite byose turamusaba koko umubyeyi uri gukurikirana Irika TV yego azegera ikigo cya EAV Bigogwe ariyo Bigogwe TSS bamufasha umwana ze yiga imyuga ejo tuzasange ari veterinaire ariko nanone ari na wa wundi wazamuye impano ye tuzumve ko ngo akina mu Mavubi ariko afite iduka rya Grovet hara ku muhanda. Ibyo byose bizamuteza imbere. Ikindi nsaba abayobozi bacu mu byo nsoreza ku buyobozi bwacu budufashe budushigikire tuzamura impano z'abakiri batoya tubafashe nk'uko mbikora nk'uko mbikunda n'ubushobozi bwanjye bukeya ariko nabo badufashije byaba byiza. Murakoze. Urakoze cyane, inkuru nziza. Iki rero navuga ko cyari nk'igice cya mbere kibijyanye n'ibyo RFTC mukora. Nashishikariza abakunzi ba Irika TV Rwanda ko dufite ikindi gice cya kabiri kizaza none tubereka ibyo bakora nyirizina tutabivuga gusa tunabibereka babishyira mu bikorwa imyitozo ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Hanyuma birashoboka ko hari ikintu wenda umwe muri mwebwe yaba yifuza gusangiza cyangwa se kuvuga wenda ntigeze mubaza ariko akaba yumvaga nagombaga kukimubaza nkaba ntakimubuje cyangwa akaba yumva yakivuga. Ni nk'iki wumva wavuga cyangwa niba ntacyo hanyuma dusoze?
murakoze cyane. Muri aka kanya nubwo ntigeze mbibabwira, nanone Bigogwe Football Academy irabashishikariza nanone abafite abana batoya kuva ku myaka 7 kuzamura. Umuryango urafunguye, nta giciro gihari cyo kuvuga ngo ni ikiguzi iki niki kwinjira muri Bigogwe Football Academy, ahubwo n'ubushake nicyo cya mbere. Muzatugane, ibindi bizakurikiraho tuzagenda tubamenyesha, ariko mushishikariza abana bakiri bato, yaba abakobwa yaba abahungu, ntawamenya ejo hazaza habo, mwasanga muri kubategura ahantu heza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mutoni, hari ikintu wumva wavuga cyangwa? Nanjye icyo navuga, nashishikariza abakobwa bagenzi banjye gukunda umupira w'amaguru, kuko iyo ukunze nawe uragukunda ukaguteza imbere buri munsi. Murakoze. Yes. Ndabashimira cyane rero bakunzi ba Erika TV Rwanda. Reka mbabwire ngo tugeze ku musozo w'ikiganiro cyari kiryoshye kandi cyiza cyane. Hanyuma mwumvise ko bafite YouTube channel bashyiraho ibiganiro cyangwa se bashyiraho ibyo bakora, imyitozo n'ibindi bigiye bitandukanye. Umubyeyi ufite umwana mutoya, nagushishikariza gusanga Bigogwe FTC bakagutoreza umwana niba wumva yakina umupira akazagera ku rwego rushimishije nk'urwa Jimmy Gatete no kubarenga, dore ko bisigaye byoroshye bitari nka kera. Hanyuma ku bakunzi ba Erika TV Rwanda, nanone mwakoze kubana natwe. Imana ibameye umugisha uzira umusozo. Hanyuma dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.